Ndabasuhuje kandi cyane. Ntabwo bisaba idini runaka. Cyane ko idini ritunganye kandi ritagira inenge imbere y'Imana Data wa twese, ntirikunda gusura imfubyi n'abapfakazi mu makuba yabo no kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Igikenewe kurushaho kandi cyoroshye cyane wakumva, ni ukoroshya ubwonko bwawe ukumva impamvu yo kubaho kwawe, ndetse ukamenya n'icyo Imana igushakaho mu buzima bwa buri munsi. Ese ubereyeho kurya no kuryama, cyangwa urya ukaryama kugira ngo ubeho? Ikindi ukwiye kudatindaho cyane, Ubukristo n'Ubuyisilamu twese duhuriye ku bakurambere bamwe, kubera yuko Aburahamu na Iburahimu ni umuntu umwe, Isaka na Isiyaka nawe ni umuntu umwe, Yakubu cyangwa Yakobo ntabwo batandukanye namba. Indi myemerere hafi ya yose burya ifatira kuri aba bantu twavuze. Ariyo mpamvu iki kiganiro cy'uburezi gikwiye kugufasha cyane, nawe ugatekereza uko watoza umwana wawe akava mu matsinda yayandi amutoza ibindi bintu bidafitanye isano n'impamvu nyazo. Bitangira Imana ibwira mwene muntu hakiri kare ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngo ushyireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Aya magambo ubusanzwe areba inyoko umuntu yose awiva ikagera, hatitawe ku itsinda umuntu abarizwamo, kabone n'ubwo wenda wabyima umwanya, gusa nawe birakureba. Nibyo tubishatse twese twahanura. Niba uri umubyeyi, iyo ubyaye umwana umujyana mu ihererero, yigishwa nande, amwigisha iki? Ese ushaka ko urungano rw'umwana wawe ruvuga indimi zitazwi? Aho ni waba ushaka yuko abawe cyangwa burera bakura bavuga za ndagaswi n'andi magambo y'indiga z'umuhanda, bagakura nk'abarezwe na kanyanga n'ibyuma biteje akaga igihugu cyacu? Kurera gukwiye kandi gukenewe mu isi ya none ni ukurerera Imana n'igihugu. Nibyo twebwe turerera Imana n'igihugu. Reka tujyane mu kiganiro. Iyi ni Isaac Inspire TV, jyewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Ushobora kuba ukunda ibiganiro by'uburezi, kandi nibyo. Ntiwibuze gukora subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'ibiganiro bitandukanye binyura kuri uyu muyoboro. Kurutaho, reka tujyane muri kingi kugera ku musozo wacyo. Iyo bibaye ngombwa, Isaac Inspire TV iratembera igakusanya inkuru z'uburezi zitandukanye. Yego, uburezi butarimo iyobokamana buteje akaga cyane, kandi ubyumve. Iyo tuzanye inkuru mukazireba mwibereye iwanyu mu birere by'isi bine muherereyemo, haba kuri televiziyo cyangwa mudasobwa yawe na telefone, kandi burya byakunda. Ariko byiza televiziyo iryoshya ikiganiro kurutaho. Uyu munsi reka tujyane mu karere ka Muhanga, mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Gahogo. Neza neza ni hafi ya Gahogo Adventist Academy, ni ikigo cy'ishuri. Ni mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama, muri field yo hagati mu Rwanda, Central Rwanda Field. Nibyo, Muhanga iri hagati mu Rwanda, hafi yo mu cya kabiri kuri drone. Gahogo Seventh Day Adventist, ahabereye umunsi ngarukamwaka w'abasore, urubyiruko rw'Abadventist umunsi wa karindwi. Club ni Pathfinder, ni ku nshuro ya 76 ku rwego rw'isi, niho yizihirijwe ku rwego rw'intara y'ivugabutumwa ya Gitarama. Mu makuru nakusanyije nuko mu rugaga rw'abasore b'Abadventist umunsi wa karindwi ubundi rugizwe n'ibyiciro 4 clubs. Umva, club ya mbere igizwe n'abato adventurers kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 9. Club ya kabiri abarondabukanda Pathfinders, ni guhera ku myaka 10 kugera kuri 15. Club ya gatatu ambassadors, guhera ku myaka 16 kugera kuri 21. Hanyuma hakaza club ya kane JN, ni guhera ku myaka 21 ugakomeza. Nyuma yaho haza itsinda ry'abayobozi bakuru, Master Guide. Aba bashinzwe gufasha no gukurikirana ubuzima bw'aya makarabu twavuze mu buzima bwa buri munsi. Gusa nka Master Guide ntabwo ari karabu komuteri, hari ababyitiranya. Ku itariki rero ya 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026, Pathfinder abarondabukanda ni umunsi wabo. Reka dukurikirane umuhango wose, kandi rwose unkundire ku musozo ujye mu mwanya wahariwe ibitekerezo, umbwire ikintu cyagushimishije,
usigamo igitekerezo cyawe tuganire, kandi ni byiza cyane. Reka tujyane. Amabendera akaba akurikiwe n'abasukate batwaye amabendera. Turabona ibendera ry'abato bakwakiriye cyangwa se abenedata, hakurikiraho ibendera ry'abarondabukanda aribo twizihiza uyu munsi. Inyuma yabo hari ibendera y'abambasadazi, bagakurikirwa n'ibendera rya GRA. Inyuma yabo hakaba ibendera y'abayobozi bakuru Mastercard. Mukabona urubyiruko rwatojwe neza kandi rugenda kuri gahunda, kumvira ndetse no kumenya kugenda kuri gahunda. Nk'uko mubibona baratojwe kandi bose kumvira amabwiriza y'umuyobozi. Nicyo rero icyiciro gikora, kandi iyo turebye mu byanditswe byera tubona ko abamarayika nabo bagaragaye nk'abakora akarasisi, kubera yuko bagenderaga kuri gahunda kandi buri wese akerekeza aho akwiye kwerekeza. Urabona rero ibikundi niyeko kuko nabibabwiye. Murabona Asparinas, mwabonye abato, bivuze ko kugira ngo ube ugihindutse uba waraturutse mu batoya. Niyo mpamvu twerekana ko n'ubundi ibyiciro byose, amashuri yose tuyafite dukurikije uko ingana ziri. Urabona ko bagenda bakurikirana, bigenda byerekana uburyo barutana imyaka. Musabimana rero ubwo yandikaga yaravuze ati dufite urubyiruko rumeze nk'abasirikare, baramutse batojwe neza bakora umurimo. Babyeyi rero b'abana, namwe bayobozi, ibi biratwereka gahunda itorero rikwiye gukora yo gutoza urubyiruko kugira ngo babe abumvira kandi bakurikize gahunda zose. Muri kano kanya nsabe bagabanya gato umuziki, nimufashe duhuze ibiganza dushimire. Nagira ngo mbanze ndereke, nagira ngo tubanze twakire abashyitsi baje hano ku bw'iki gikorwa. Mumfashe abizera ba hano i Gahogo, twakire abashyitsi baturutse ku yandi matorero yo mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama, tubakire mu izina rya Yesu. Turabakiriye. Nimumfashe kandi
twakire abayobozi bakuru Master Guide nk'uko mubabona hano imbere aribo batoza n'urubyiruko, nabo turabakire mu izina rya Yesu. Ariko by'umwihariko twakire umuyobozi w'icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko JIA mu ntara ya Gitarama ndetse na komite. Reka umuyobozi musabe azamanura ikiganza, abagize komite nabo aho bari nibazamura ikiganza. Abagize komite ku rwego rw'intara, aho uri hose zamura ikiganza, mwamanura. Nimumfashe tubakire mu izina rya Yesu. Nawe yazamura ikiganza, mumfashe tumwakire mu izina rya Yesu. Nimumfashe, reka maze ndebe Pathfinder yuko muhari. Pathfinder, je toujours au service de Dieu et au service du pays. MJA intara ya Gitarama ku murimo turi ku isonga. Our Pathfinder se mwamfashe tukabakira mu izina rya Yesu. Pathfinders mugiye kumfasha mu majwi yanyu yo kwakira. Turabakiriye mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amen. Pathfinders nimumfashe twakire ambassadors mu izina rya Yesu. Turabakiriye mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amen. Mumfashe twakire Shaine. Turabakiriye mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amen. Reka rero twakire abakuru b'itorero muri aya matorero yose aho bari. Reka kandi twakire umuyobozi mukuru kandi akaba na pastor w'intara y'ivugabutumwa ya Gahogo Adventist Academy aho ari. By'umwihariko turamwakiriye mu izina rya Yesu, Imana imuhe umugisha. Amen. Abakuru b'itorero aho bari bose bazamura ikiganza. Uwo mukuru w'itorero urimo hano wese, yaba yicaye yaba ahagaze, nazamura ikiganza. Reka nabo tubakire mu izina rya Yesu. Reka rero dutangire gahunda yacu turirimba indirimbo yubahiriza urugaga rw'abarondabukanda, kandi nitumara kwiririmba turasaba Master Gatendebutse adushyire imbere y'Imana, nyuma turaza gutanga umwanya. Bayobozi, nitwa Kapiteni Abimana Felix, ndi umuyobozi wa Karasisi. Kuri uyu munsi twateguye akarasisi, twabasabaga uburenganzira kugira ngo tubereke akarasisi twabateguriye. Ndasabira uburenganzira itsinda ry'abapasipanda, ni itsinda rya mbere riyobowe na Kamanda Ishimwe Cyuzuzo Kevin. Itsinda rya kabiri ry'abapasipanda riyobowe n'umwari Uwase Kevin. Itsinda rya gatatu riyobowe na Kamanda Irumva Christian. Bayobozi, muramutse mutwemereye twabikora neza kandi mu gihe gikwiye. Reka mubikore neza muri gahunda, ariko ntibirenze iminota 10.
aho mubona reka dusabe tugabanyirize umuziki usohoka ari mukeya kandi ongeraho gake aho ngaho kandi mwese aho muza kubona ari byiza mujye mubaha amashyi mutere mwete. Urabona Kamanda Kevin ari kumwe na Kamanda Kresa. Iyi ni special team Pathfinder Junior. Aho mubona ari byiza mubashimire. Number 5. Iyo urubyiruko rutojwe neza biba ari byiza cyane. Karasisi gafasha gutuma umuntu agororoka. Tera salute namwe muyikirize kandi mufasha kwakira umuyobozi Director wacu ku rwego rwa field nawe ugeze ahangaha kugira ngo tubane muri gahunda. Mubaha amashyi rwose ntabwo bibujijwe, mubashimire cyane. Navugaga ko twakira umuyobozi wacu Pastor Hesron Habimana, umuyobozi w'icyiciro ku rwego rwa field, akaba ageze ahangaha areba urubyiruko uburyo rutojwe. Murababona n'ingofero zabo, ijuru bizaba ari byiza cyane. Abamarayika batwakira natwe tubasubiza, mbese murabona uburyo ari byiza cyane. Umwana n'umwambaro wabo ukeye, bashimire mu gihe gitoya batweretse bike muri byinshi bafitiye ubumenyi kandi muri byinshi bateguye. Reka dusabe baduhe microphone ya kabiri. Icyo ni igikundi cya kabiri. Attention! Heshima kulia, welcome! Attention! Kulia, joke! Attention! Uranda! Urabona abasore n'inkumi urubyiruko rwiza uburyo bwose. Attention! Yuma joke! Shanta joke! Attention! Heshima kulia, welcome! Shanta joke! Haraka mbele, tembea! Atitembea. Urabona abana b'abasiniya barimo bigahogo ndetse bitegura kwinjira muri ambassadors, bakaba bitegura kandi biga mu ishuri ry'abayobozi bakuru. Urabona ko bafite imbaraga kandi basuhuza abayobozi bashyigikiye cyane rwose. Urabona ko kuri gahunda nziza imbaraga abandi siniya Pathfinder itegura kuba
abayobozi bakuru. Urabona ko rero bakomeje bagatozwa neza, dufitemo abayobozi kandi dufitemo abayobozi bakuru neza bo kudufasha kuyobora urubyiruko, kandi nabo bagakura bubaha Imana, bashimwa n'abantu kandi bashimwa n'Imana. Special salute. Shout out Joe. Stand up. Bayikoresheje neza, nimubashimire. Abayobozi mwanya mwari mwaduhaye dusoreje aha dukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakoze, Imana ibahe.
umfashe mwongere mubashimire muretse kwinjira babwire uko bagiye kwinjira. Reka noneho dusabe protocol niyo igiye kutubwira uko tugiye kwinjira. Reka tubahe umwanya protocol igira hino utubwire uko mugiye kwinjira. Ndabona abantu bamaze kugera mu byicaro. Reka rero nsabe commanders, captains badufashe kwinjiza abajiya kugira ngo nabo bajye mu byicaro byabo, noneho dukomeze gahunda nk'uko zateguwe. Reka tubasabe babinjize.
bakuru uburyo batoza abana, babyeyi, bayobozi, bashyitsi, namwe murabona uburyo bwose urubyiruko, abato, abatinyutse bakomeje gukura gutya mu nzu y'Imana, biba ari ibintu byiza cyane. Tubashimira uburyo mwitanze mukora igishoboka cyose kugira ngo iyi gahunda ikomeze kugenda neza. Twirinda kuganira, twirinda gusakuza, ahubwo tukarebesha amaso aho binesheje tukavuga ngo amen, amen. Kandi buri wese agakomeza agashimira mu mutima, anezezwa n'ibirori. Turaza kugira umwanya wo gusohoka tujye hanze, tugiye gukora celebration, twishimire abambasadazi nabo, saba abayobozi b'amashuri bose yuko bakora ku kintu cyo gutoza. Saba protokole ibereke aho bateguriye, hano imbere hari imyanya, ukomeze hano imbere hari imyanya.
reka twese tujye juru kugira ngo dutangize gahunda yacu n'indirimbo y'abarunarukana. Attention, 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 ona turabavumbuzi b'intwari abagaragu b'Imana tugenda dushiza amanga twejeje twuzuye ukuri reka musinzira nziza igana ku mwami wacu umukiza Yesu yaje kujyana fix urukundo rwawe utugaragarije utwemereye kugira ngo uyu mwanya mwiza w'ingenzi uzajyane hagati twacu tuje imbere yawe duciye bugufi kugira ngo twezwe nawe maze twandike ibitabo by'ubugingo. Data mwiza rero dukomeje kwereka iyi gahunda kugira ngo ubundi uyiyobore maze ku musozo izina ryawe rihabwe icyubahiro byabagire izina rya Yesu. muri z'ibanze foundation zihagarariye amategeko bayobowe na Captain Kubwimana Emmanuel, ubanza n'inshuti Iganji Raphael, ukurikira Murorabukanda uhagarariye abo tubana. Abo bandi barindwi bayobowe na Captain Felix baracana amatabaza y'isezerano. Bariya bayobowe na Captain Sandre umunani baracana amatabaza umunani ahagarariye amategeko y'abarundarukana. Reka nsabe abayobozi mwegere igitereko cy'amatabaza. Bagiye kuducanira urumuri rw'umwuka w'abarundarukana. Bravo, bravo, bravo. Reka dusabane mwese mwicare, abayobozi bakomeze bagume hariya. Tugiye gusaba Captain kugira ngo asabe uburenganzira bwo kugira ngo bacane imuri esheshatu. Namara kwaka uburenganzira turasaba umuyobozi Elize arafata buji itaka arajya ayikongeza ku rumuri rw'umwuka w'abarundarukanda maze ahereze umurundarukanda wa mbere, gutyo 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 kugeza barangije. Umwanya ni wawe.
reka dusabe urakongeza ku mwuka wa rondabukanda, urayihereza ku bw'Imana. Arajya ahereza umwana wa mbere amwereke buji acana, uwo mwana arajya yisubiza ku bw'Imana yihereze umwana wa kabiri, Imana ajya ku ruhande rwo hirya yego. Okay, inshuti aratambuka nk'uko wamutoje. Agiye gucana urumuri rw'ubururu ruhagarariye umutwe w'inshuti. Numara kwikongeza imaze kwaka ubururu ibanza yego nibyo ibanza nibyo. Urahereza umuyobozi wawe usezere, usubire ku murongo wawe. Uwa kabiri arakurikiraho. Zamura umuziki nta kibazo. Zamura inanga. Bakomeza najya mbabwira mu nshamake umutwe w'amajyambere wa kabiri muri gahunda y'abarondabukanda n'abo tubana mu rwego rumaze kwaka, uhagarariwe n'ibara ry'umutuku ukeye. Iri tabaza ry'umutuku ukeye ryerekana ko abarondabukanda biga inyigisho yiga kugendana n'Imana, ukishimira umubano wawe n'Imana. Kandi urumuri rwa gatatu rucanwa ni urw'abavumbuzi rwo kwibara ry'icyatsi. Abarondabukanda biga integanyanyigisho yo kuvumbura ku isi yaremwe n'Imana, kandi biga ibikomeye byinshi n'ibitangaje by'iki kirere, kandi bakabihuza n'imibereho y'abantu. Urumuri rwa ababimbuzi reja ni feza cyangwa se silva cyangwa ivu. Abarondabukanda biga integanyanyigisho igizwe no kuba ababimbuzi, kwemera ibibazo bishobora kubageraho mu gihe bari mu murimo w'Imana. Mu by'ukuri nibo babimbuzi, ndetse biga no gufasha abantu. Kandi abagenzi bahagarariwe n'ibara ry'umutuku wijimye cyangwa se maro, biga integanyanyigisho yo kwiga uburyo bwo kugenda urugendo rw'ubuzima uri kumwe n'Imana nk'umuyobozi wawe. Biga icyo bisobanuye kwiringira Imana igihe ushobora guhura n'ibigeragezo muri ubu buzima. Kandi urumuri rw'umutwe wa nyuma mu mitwe y'amajyambere y'abarondabukanda ni urumuri rw'umuhondo, kandi rukaba ruhagarariye ishuri ry'abayobozi. Mu nteganyanyigisho yigwa ni uko umurondabukanda atanga urugero no gufata icyemezo cy'ukuri mu buzima, bigaragazwa n'umunezero no kubaho neza. Tumaze rero gucana imuri, reka dusabe umuyobozi asubize urumuri ku muyobozi warumuhaye, noneho asubire mu mwanya we. Tugiye muratuza muratega amatwi, tugiye gucana imuri z'isezerano. Mbere yuko bacana urumuri rw'isezerano, tugiye kuvugira hamwe nk'abarondabukanda isezerano ry'abarondabukanda, noneho tubone gucana imuri. Attention, isezerano ry'abarondabukanda. Isezerano Amen. Reka dusabe umuyobozi Felix atambuke.
duhabwe urumuri. Ariya matabaza arindwi ahagarariye isezerano nk'uko bamaze kurivuga, dusaba abamuramukanya bateguwe gutambuka bihuta, kandi isezerano ryerekana ko barishyira mu bikorwa. Dusaba ababyeyi kujya mwibutsa abana isezerano baba bariyemeje buri munsi kugira ngo bagerageze kubishyira mu bikorwa. Ngera Kasiki, dusaba abarimo gutegura umuhango hanze kugira ngo nabo babe babitegura neza, kuko mu kanya niwo mwanya turi bukurikizeho. Kandi nsaba umubyeyi umwe wategujwe kuza kugira ijambo atubwira, kuza kuba ari hafi, ndetse n'umwana wategujwe. Ibi byerekana gufatanya, gushyira hamwe intara yacu, birerekana yuko rwose ibirori ari byiza, kandi urumuri n'ubundi ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni wo mucyo, iryo tabaza ritumurikira. Tumaze gucana imuri z'isezerano byerekana ko isezerano tuzarishyira mu bikorwa. Reka twitegure gucana imuri z'amategeko. Dusabe mbere y'uko atambuka, abaronabukana nanone muravugira icyarimwe amategeko. Amen. Reka dusabe Kapiteni Sandre atambuke n'itsinda rye, nabo basabe urumuri. Arakongeza umwuka w'abarabukanda amuhereze, maze uwa mbere atambuke. Itegeko rya mbere mu mategeko y'abarondabukanda rivuga gukomeza umurinzi wo mu buturuturu. Umurondabukanda asezerana ko azajya asenga kandi akiga Bibiliya buri munsi. Babyeyi mudufashe kugira ngo abana bajye basohoza iri sezerano. Itegeko rya kabiri rivuga gukora ibikwiye. Umurondabukanda yemeza ko mu mbaraga z'Imana azafasha abandi kandi agakora inshingano aho azaba ari hose. Itegeko rya gatatu mu y'amarondabukanda rivuga kwitegereza uwo tuvugana. Aya mategeko tuyavuga dusaba
ababyeyi ko bajya badufasha mu burezi bw'abana igihe bageze mu rugo kugira ngo babafashe, kandi tubasaba bose ko izi nzandiko z'inzira bajya baba bazifite, bityo tukazifashisha mu kureba ko abana bacu biga neza. Muri Kongereza bifatwe neza nta kibazo. Itegeko rya 4 rivuga kubaha no kumvira. Bisobanuye ngo nzajya kubaha no kumvira, bivuga yuko igihe cyose tuzajya twubaha kandi tukumvira abandi, ndetse tukabikora mu rukundo rwa Kristo. Itegeko rya 5 bisobanura kubahira mu nzu y'Imana. Muronabukanda yemeza ko azajya yitonda, akubaha kandi akicisha bugufi mu gihe ari mu rusengero. Itegeko rya 6 rivuga guhora ukeye. Muronabukanda ahangaha guhora ukeye ntabwo ari ukujya ku mubiri gusa, ahubwo bishatse gusobanura guhora anezerewe, guhora yishimye kandi akagira imibereho imurikira abandi. Itegeko rya 7 y'Abarondabukanda rivuga kwamamaza ubutumwa bwiza. Muronabukanda yiyemeza ko buri gihe azajya asangiza abandi ukwizera kwe kandi agakora ibyiza nk'uko Yesu yabigenzaga. Itegeko rya 8 ari naryo rya nyuma, protokole mudufashe risobanura ko mufata neza umubiri wanjye. Nzaharanira kugira amagara mazima, nirinda mu byo ndya, mu byo nywa, kandi muri imyitozo ngororamubiri, nduhuka n'ibindi byose bituma ngira amagara mazima kandi mbasha gukorera Imana. Amatabaza arangije yose gucanwa, reka nsabe ayisubize hasi. Noneho tugiye gusaba aba bose babatambukane baze hejuru. Murakoze cyane. Mugiye kurazamukana bazane hano umurongo umwe kuri umwe, nimurangiza n'abandi barondabukanda bose baraza hano. Noneho dufate ifoto, twabikora twihuse. Abarondabukanda bandi mudufashe baze nabo kuri gahunda, bapanga ahangaha neza. Yego, n'abandi nimuze ku murongo, n'abandi barondabukanda mwese mugiye kuza hano, ariko muze kuri gahunda. Reka dusabe mwihuta ko turacyafite ikindi gikorwa. Yes, mutambuke mwihuta. N'abandi bashobora kuza aha, bamwegeranye hano kugira ngo mwegere undi muntu muze hano.
myanya yabo.